ahiye koko ngo abajene barashaka kwikundanira n'abantu bakuze kandi amategeko ntago abibemerera. Wowe surabyumva ute? ni ukubera icy'abahungu niyo bagize ikibazo cyo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ni ukubera iki aribo bahita bafunga cyane batabanjije kugendana no ku gitsina gore. Rero ndagira ngo muzambarize uwo munyamategeko muti ese n'ubuhe burenganzira bw'ingimbi cyangwa umwangavu mu bigo by'amashuri n'iki bagomba cyangwa bagombwa aho ku ishuri? Duhora twigishwa uburinganire cyangwa se gender balance ati hose no mu bigo by'amashuri. None ndibaza nti ese n'ukubera iki umuhungu atera umukobwa inda maze umukobwa akavanwa mu ishuri ariko umuhungu we agakomeza akiyigira nta kibazo? Ati mbese bigaragara nk'uko nta cyabaye kandi bose baba bahuje ikibazo. Tuganire ku buzima bw'imyororokere nk'uko bisanzwe. Uyu munsi uribaza utese turavuga kuki? Hari ibintu abantu batajya batekerezaho mu buzima ariko bigenga imibereho yacu ya buri munsi. Buriya rero ubuzima bw'imyororokere nabwo bugira amategeko abugenga. Hari amategeko hano mu Rwanda atandukanye kandi burya mu mategeko aho ava akagera uretse n'agenga ubuzima bw'imyororokere atanga uburenganzira, ni ukuvuga ibyo umuntu yemerewe, ibyo yemerewe kuba yakora, ibyo wenda abandi bashobora kuba bamukorera, bemerewe kumukorera, ibyo se leta ishinzwe kumukorera, ibyo se mbese mu mibanire ye n'abandi bantu, ibyo abandi bantu bashinzwe kuba bamukorera, ibyo biba ari uburenganzira bwe. Ikindi n'ibyo abandi bantu babujijwe kuba bamukorera wenda bimubangamiye, bitamufitiye inyungu nziza, byo kumugirira nabi, bishobora wenda kumwangiriza hazaza cyangwa se bishobora kumwangiriza ubuzima bwe bw'ako kanya. Ibyo nabyo bivugwa mu mategeko. Ni ukuvuga ibyo abandi badashobora kugukorera, babujijwe kugukorera, bivuze ngo baramutse bagukoreye ibyo bintu bashobora guhanwa. Ubwo natangiye mubwira ukuntu mu mategeko habamo ibyo uburenganzira bwawe ndetse n'ibyo abandi batagomba kugukorera. Hakaba rero inshingano n'ibyo nawe ugomba abandi, uburyo ugomba kwitwara mu mibanire yawe n'abandi, ariko noneho bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Uko umuntu akura kuva ari muto kugera abaye umwangavu, kugera abaye ingimbi, kugera abaye umugabo, abaye umugore, akuze, ashaje, mu bigero bitandukanye by'ubuzima hagenda habamo inshingano, habamo n'ubwo burenganzira bushobora kugenda buhinduka bitewe n'ikigero umuntu agezeho cy'ubuzima. Ariko mwibuke yuko muri Kumbe tuba tuganira n'urubyiruko, ubwo harimo ingimbi n'abangavu, harimo abajene, harimo abakiri bato. Mwese hari amategeko amwe n'amwe abareba, kandi ikindi navuga nuko burya iyo hari itegeko hari ibintu ugomba gukora ugasanga ntiwabyubahirije, nta nubwo wakwitwaza kuvuga ngo ntabwo nari mbizi, ahubwo hari igihe usanga unahanwe kandi utari unabizi, ugasanga nyine uzize wenda kudasobanukirwa, cyangwa se hari n'ababasobanukiwe ariko bakica amategeko nkana. Kuba rero twabiganiraho, kuba warushaho gusobanukirwa, bituma nta waguhohotera, nta wagukorera ibyo amategeko abujije, nawe ariko bikaguha ya nshingano yuko nawe umenya ko hari ibyo utakorera abandi, kugira ngo nawe utaba wabahohotera. Umenye ngo nubwo ndi umujene, nubwo mfite imyaka yanjye 16, 17, 18, ariko ndamutse nkoze iki n'iki, itegeko rishobora kumpana, kandi ukibuka ko wenda hari ikindi itegeko nanone rikwemerera, aribwo bwa burenganzira bwawe. Ndagira ngo rero tuze kubiganiraho. Turaza kwifashisha inyandiko cyangwa se icyegeranyo cyakozwe na Chris Sengoga, akaba ari umunyamategeko ukorana na HDI Rwanda. Mwibutse ko HDI ari nayo idufasha kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho, kugira ngo ubashe kurushaho gusobanukirwa n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ikindi kandi mpora mbibutsa nuko bafite umurongo
wa telefone w'ubuntu wo kuba wahamagaraho mu gihe wenda atari hano mu kiganiro Kumbe, ukaba hari ikintu wibutse udasobanukiwe cyangwa se ari service wifuza gusaba, ushobora kubahamagaraho. Ntabwo ari ngombwa kuba ufite airtime, ntabwo ari ngombwa kuba ufite ikarita muri telefone, ahubwo urabahamagara kandi witabwa n'abaganga basobanukiwe ku buryo batakubwira ngo wenda ngo uzongere uhamagare ejo cyangwa ngo bizagende gutya, bahita bagusobanurira. Uwo murongo wa telefone rero ni 35 30. Nari ndimo nkubwira rero ko uyu munsi gahunda ari kuganira ku mategeko ku buzima bw'imyororokere. Navugaga ko ayo mategeko agenda asobanura uburenganzira umuntu aba afite, ariko akanasobanura n'inshingano nazo aba afite, aba ameze nkaho nyine asabwa kubahiriza. Biba ari byiza rero iyo umuntu abisobanukiwe. Icya mbere nabonye mu cyegeranyo cya Christopher Stengoga nuko mu itegeko nshinga, niryo tegeko rya mbere, niryo tegeko risumba yandi mategeko yose mu Rwanda, rikaba ritanga umurongo mugari ku bigomba kubahirizwa ndetse n'andi mategeko anyuranyije naryo ateshwa agaciro. Ni ukuvuga ngo niryo rero riba rifite umurongo mugari risobanura za nshingano ndetse na bwa burenganzira umuntu afite ku bijyanye n'ubuzima bwe bw'imyororokere. Mu ngingo ya 21 y'iryo tegeko rero bavuga ko umuntu afite uburenganzira ku buzima bwiza. Iravuga ngo abanyarwanda bose bafite uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza. Ibuka ko ubuzima bw'imyororokere nabwo ni igice, navuga ko ari nk'agace k'ubuzima. Ufite ubuzima bwiza muri rusange, ni ukuvuga ngo by'umwihariko n'ubuzima bw'imyororokere bwaba ari bwiza. Buramutse atari bwiza, ubuzima bw'imyororokere buramutse atari bwiza, ni ukuvuga ngo no muri rusange nyine nta buzima bwiza waba ufite. Yavuze ko ufite uburenganzira, ni ukuvuga ngo ibyatuma ugira ubuzima bwiza byose ubifiteho uburenganzira. Hanyuma ku ngingo ya 45 iravuga ngo leta ifite inshingano zo gukangurira abenegihugu ibikorwa bigamije ubuzima bwiza no kubafasha kubigeraho. Hanyuma bavuga ko buri munyarwanda nawe afite inshingano zo kwitabira ibikorwa bigamije ubuzima bwiza. Urumva bya bindi nababwiraga ko itegeko rijyana n'uburenganzira bw'umuntu ndetse n'inshingano, ariko nizere ko uburenganzira ubasha kumva icyo ari cyo. Ni cya kintu nyine ufiteho wemerewe, cya kintu uba wemerewe. Hanyuma inshingano ni cya kintu uba uba wasabwa nawe gukora. Tumaze iminsi rero tuvuga ku mategeko agenga ubuzima bw'imyororokere. Buriya rero amategeko nubwo wenda ari ibintu biba biri aho ngaho byanditse, abantu ntibagerageze kuyahuza n'ubuzima busanzwe, ariko hari byinshi biba mu buzima busanzwe bigatuma nyine umuntu ahita atekereza kuri ayo mategeko. Hari ibibazo bitandukanye byinshi mwagiye mubaza, kandi umunyamategeko wo muri HDI Rwanda ariwe Christopher Stengoga yari yagerageje kubisubiza. Ndumva nta kibazo cyasigaye kidasubijwe, ariko uyu munsi noneho dufite ikibazo cy'umwihariko kandi kiri mu buzima bwa buri munsi rwose. Kiragira kitese ingimbi n'abangavu bafite uburenganzira bwo gukundana n'abakuze? Icyo kibazo nawe wagitekerezaho, nawe uraza kugira icyo bitubwiraho, kuko usanga ari ibintu, ari ingimbi ari n'abangavu bajya binubira, bashaka kwinjiramo mu buryo bwo kwihishahisha. Ugasanga umukobwa w'imyaka 17 afite umukopin w'imyaka 19 cyangwa 20, arihishahisha kandi arumva yuko ari uburenganzira bwe. Ese koko ni uburenganzira bwe cyangwa se uburenganzira bwe kuba umuhungu ingimbi, umuhungu w'imyaka 17 yakundana n'umukobwa w'imyaka 20 cyangwa 19? Ese ni uburenganzira bwabo? Namwe murambwira icyo mubitekerezaho, hanyuma na Christopher Stengoga araza kutubwira icyo amategeko abivugaho.
mbere yuko mutangire no kuvuga icyo namwe mubivugaho nagira ngo tubanze twinjire mu kiganiro nyirizina sibyo hari impamvu navugaga ibyo ngibyo mvuga nti ese umwangavu ese ingimbi bafite uburenganzira bwo kuba bakundana n'abantu bakuru hari case rwose ifatika ngira ngo mbabwireho ushobora gusanga nawe wenda hari yuzi aho ngaho iwanyu nubwo ntazi niba ari ibintu bikunze kubaho ariko muri iki cyumweru mu kagari k'iwacu rwose ka Gacuriro abatuye hafi aho ngaho barabizi hari umubyeyi niwe wahamagaye abashinzwe umutekano ababwira ko hari umwana we w'umukobwa ufite imyaka 15 yari amaze iminsi rwose nk'ibiri amubuze noneho akajya atekereza nyine ahantu umwana we yaba aherereye akahayoberwa noneho ariko akaba afite amakuru mu baturanyi yuko hari umusore bamaze iminsi bacuditse ko ashobora kuba yaranagiye kuba muri ghetto y'uwo musore nuko cyakora uwo mwana nyine hari n'amakuru amwe namwe yari yarahaye umubyeyi ariko umubyeyi akamubwira ati ibyo uri gukora ntago ari byo nyine yumva ari ibintu byoroheje umwana rero yumva yuko umubyeyi ari kumubuza uburenganzira bwe afata icyemezo cyo kuva mu rugo ajya kuri uwo umusore w'imyaka 24 icyaje kuba rero nuko umubyeyi yagiye gushakisha umwana we bakaza kusanga koko ari kuri uwo musore icyakozwe rero nuko uwo musore n'uwo mukobwa bajyanwe kuri RIB kugira ngo ababyeyi b'umukobwa nyine batanga ikirego kubera ko bakeka ko umwana wabo yaba yahohotewe kurumva ko ntiyujuje n'imyaka y'ubukure ubwo rero hagati aho icyo kibazo nyine cyahise gikurura impaka ndende bavuga batari ko se uwo mwana ubwo si ukumuhotera ahubwo ababyeyi si bo bari kumuhotera kubera iki bari gushaka kumukurayo kandi ari we wabikoze ku bushake bwe kandi ari we wijyanye ku bushake bwe ariko se koko byari uburenganzira bwe aho rero niho ngira ngo mumfashe namwe uko mubyumva ariko na Christopher Sengoga nkuko nabivuze na waraza kutubwira icyo abitekerezaho icyo amategeko abivugaho kuko we mbese ibyo abatubwira ntago ari ibyo nubwo nari mvuze ngo nicyo abitekerezaho ntago ari ibyo abayihimbiye ahubwo nibyo abakurikije uko amategeko yo mu Rwanda abiteganya nkuko nyine tumaze iminsi tuganira ku mategeko agenga ubuzima bw'imyororokere nawe rero ahuri niba wumvise iyo case reka tuba ariyo tuganiraho utubwire nawe urumva yarenganyijwe cyangwa ntago yarenganyijwe none se muri rusange wumva koko abajene ingimbi n'abangavu bafite uburenganzira bwo gukundana n'abantu bakuze kuko usanga cyane cyane abana b'abakobwa ntago ari ukubashinja ariko namwe murabizi ko ari ibintu bikunze kubaho kenshi usanga nyine bakora uko bashoboye bakanabeshya imyaka bakanigira abantu bakuru kugira ngo barebe ko bakundana n'abantu bakuze ese babifitiye uburenganzira arindi kuvuga ngo ese ingimbi n'abangavu bafite uburenganzira bwo gukundana n'abakuzi rwose ndagira ngo namwe mutubwire icyo mubitekerezaho ndatangira kwakira telefone zanyu Kiss FM alo Mamagara Kiss FM alo Mamagara urinde uyu muntu usumbwira ngo muhamagare mwo kabyara mwe nta nubwo nzi niba yanakurikiye ikiganiro Kiss FM alo Kiss FM alo Mwiriweho Makuru yanyura Amakuru ni meza ni kuri Kiss FM Ni kuri Kiss FM rwose Ni byiza cyane buriya nakurikiye ibiganiro byanyu byiza ariko mu bitekerezo byanjye mfite imyaka 25 tu Nekereza yuko umuntu wari we wese yemerewe gukundwa n'uwo ashaka kandi akemererwa gukunda uwo akeneye niko bitekereza iyo umubujije uburenganzira bwe umujyana ahandi adakeneye cyangwa se ibyo adashaka
ugasanga ari ikibazo muri rusange, ugasanga giteye ikibazo ejo cyangwa ejo bundi, ugasanga bya bindi by'intambara byavutse mu ngo, ibibazo runaka wumva ngo bagiye kuregana mu manza za buri kanya kuko ntabwo bakundana, nta nubwo bashakanye ubundi mu buryo bw'agahato. Ariko uribuka yuko iyo hajemo gukundana k'umuhungu n'umukobwa inshuro nyinshi hazamo n'imibonano mpuzabitsina n'ibindi. Wumva se urugero nk'iriya kesi navuze, wumvise ko bahise babajyana kuri RIB nk'umukobwa w'imyaka 15, urumva wowe ufite 25, tuvuge gukundana n'umukobwa w'imyaka 16, wumva ari ikintu wakora? Icyo kintu ushobora kugikora bitewe n'ikintu runaka, ariko nanone ushobora kugikora bitewe n'uko hari uburyo nk'uwo muntu w'imyaka iyo ngiyo abashukwa. Rimwe na rimwe abashukwa iyo atari we wikundiye nyir'ubwite, abashukwa n'utuntu runaka. Ese kwikundira nyir'ubwite abantu babimenya bati? Kwikundira nyir'ubwite, kuko urumva nyir'ubwite yasobanura ate ko umukobwa ari we wamwikundiye ko atamushutse? Nyine muri urwo ruhande kwikundira nyir'ubwite, kwikundira nyir'ubwite bwite nawe ubwe arabigaragaza umukobwa. Kuko hari utuntu twebwe ubwacu abasore dusukisha, ngenda cyari umusore, usanga dushukisha abakobwa twa hato na hato kugira ngo abakobwa batwemere. Nk'urugero, nshobora kugenda nkamugura utwo tubiswi, nkamugura utuntu runaka twenda, utuntu nk'utwo nk'utwo twose kugira ngo tugire ute tubajijishe, noneho ndageza kumujijisha dukundane. Ariko noneho umukobwa, hari umukobwa noneho ugukunda, yamara kugukunda bitewe n'uko yagukunze nta kintu umuha, bikaba ngombwa yuko mwikundanira bisanzwe atari bya bindi bya rusange by'akajagari, ibyo ngibyo byo gushukwa. None ko amategeko atabyemera, bazamenya bate ko wamushutse cyangwa utamushutse? Nyine ikibazo kiriho noneho sasa waho twavugaho ni ukuvuga ngo niba amategeko atabyemera. Riga nanjye byambayeho, wa mubyeyi we, niba uri umubyeyi niba uri umukobwa ntabwo mbizi, nanjye byambayeho, ariko si byabaye ngombwa yuko tubana n'uwo mukobwa. Yo, wabivuyemo ute ko biba bikaze? Mfite imyaka 23. Umwana w'umukobwa yari afite imyaka 15, niba atari 14. Murikundanira. Wakodeshaga iwabo. Arankunda, nanjye ngiraho ndamukunda. Sinzi umuntu waciye urwaha aragenda amutera inda. Ayiwe, gira amahirwe n'ibyanzaho, aravuga ati uyu muhungu ntabwo ari we wabikoze. Ariko mu buryo bwo kubihunga nanjye ubwanjye nahise nshakisha ikindi kintu runaka njyamo, nahise njya mu Mutara. Ni ukuvuga ngo waratorotse kugira ngo batagushaka bakakubona? Ntabwo ari ugutoroka, kuko nanze yuko nzazana umugore imburagihe cyangwa se ejo mu gitondo ukazashanga imbere y'ikindi kibazo cyo kubona nazanye umugore mu buryo butari ngombwa. Nese wagiye mu Mutara waramaze kumenya yuko atwite? Yari yarabimbwiye ati ngenda atwite, ati ndasi yawe. None se tubwizanyije ukuri, wagiye kugira ngo utamushaka ko yari yakubwiye ko atari yawe, wumvaga hari aho bizahurira no kumushaka, cyangwa nuko wagira ngo wavuga guti n'ejo batazajya kumfunga bakeka ko ari njyewe? We byari bisa nkaho byarangiye, asigaye akaza mu rugo iwanjye agakora ibintu byose. Ego ko nagiye mu kazi, yageze anyaka n'urufunguzo pe. Aronyaka ku ngufu, ndavuga ati so kuba ari ibintu azajya nkorera runaka nta kibazo, gusa kubicika nagize amahirwe bangiye mu Mutara. Yari afite ababyeyi se? Yari abafite. Wagize amahirwe kuko nararebye mbona bari kuzamunzirikaho, mpita ngira ute, mpitamo kubyihorera. Kumukuzirikaho batagufunze? Bari kumunzirikaho barangiza bakanamfungira.
ni ikibazo. Ubwo uri kumva rero ikibazo kiri mu mategeko se wumva bareka abantu bakikundanira? Ikibazo rero buriya mu mategeko bagakwiye kubanza kumenya ni nk'igitekerezo cyane kuko ntabwo navuga ngo wenda nibyo nishoboreye kuko ntabyo nzi. Bagakwiye kureka niba ari umuntu niba ari umukobwa wakunze umuhungu bakabibwirwa n'iki rero? Kubibwirwa n'iki rero hari ubuntu bw'ubushukanyi twebwe ubwacu tugira. Nahise ko ushobora kumushuka ukamushyiraho akakuvugira kabisa akabemeza ukuntu yakwikundiye ariko nawe ubwo azi yuko ari utwo tuntu nyine wamushukishije akurikiye. Ubwo babitandukanya bati n'ababyeyi barabibona, baba babona n'ababyeyi ubwabo barabibona yuko niba nkeneye yuko twavuga ngo turaserukanye tujyanye ibunaka bigenze gutya akabacika akabona turi kumwe kandi yabacitse, ubu uri kubona yuko aho hantu harimo ikintu bita gushukana. Hari utundi tuntu akurikiye ariko iyo umuntu atashutswe atari utwo tuntu akurikiye we atari ibyo bintu akurikiye ku rundi ruhande we ibyo bintu birashoboka cyane yuko ibyo byakorwa ku mahoro kandi neza kuko nabo barabibona si ibintu yakurikiye nta n'ikintu yakurikiye. Umukobwa niba aje kuvuga ngo wenda turahuye ariko ntacyo namushukishije ntacyo namuhaye, n'ababyeyi burya barabimenya nubwo baceceka. Ni nk'uko ushobora gusanga n'uwo muhungu bari kwirukaho ahubwo bataramushimiye uwo mukobwa, ari uko batamushimye kugira ngo bagire ute bamubuze uwo muhungu umukobwa wabo bamusubirane. Nahise ntuzi ko amafaranga yaguze n'umwana w'Imana, buriya uzi ko abahungu bashobora gushuka n'ababyeyi bakabaha kashi umwana akabigenderamo. Ariko rero nubwo tuvuga gutyo hari n'ababyeyi ubwabo bashuka abana b'abasore. Gute? Icyo kintu twagakwiye kukitekerezaho kuko hari umusore w'imyaka 28 hagati ya 30 na 28 yarongoye umukecuru w'imyaka 45. Ngaho da. Sibyo 45 hagati ya 45 na 50. Njye ubwanye nigiriye uwo muntu yari inshuti yanjye. Uwo musore yari inshuti yawe? Yari inshuti yanjye, ari umusore duturanye tubana mu buryo busanzwe dukorana ibintu byose. None se wumvise koko yarashutswe? Yarashutswe kuko niba uwo mwana njye ubwaye nagiyeyo nanjye ubwaye ndebye uburyo bimeze. Uwo mumama afite umwana ahari bangana niba atamuruta. None se niba atari ibanga wenda ko nyine yari inshuti yawe yakubwiye ko bamushutse gute? We rero ntago yabikubwiye cyangwa wowe ibyo urebera inyuma ubona yaba yarashutswe gute, yarashukishijwe iki? Yashukishijwe amafaranga we afite, uwo mumama afite. None se kuki utumva ko ibyo ngibyo byabaho no kuri wa mwana w'imyaka 15 n'umusore w'imyaka 24? Niba umusore afite amafaranga kuki atari cyo cya mbere uhita utekereza ukumva ko bo byaba ari urukundo? Ariko umusore nabyo ariko ntabikubwiye yuko hari umwana uba washutswe kubw'amafaranga. Twatonye nyine bagenda bamuha. Hari n'undi w'urukundo. Ni ukuvuga ngo noneho abadafite amafaranga nibo bizajya bivugwa ko ari urukundo? Ni urukundo muri rusange kuko nyine nta byo gushukwa tuba twatanze biba bihari. Biragoye ibyo bintu kubipima. Yavugaga ati rwose hari ababa bikundaniye kubera ko nta n'ibintu wenda umuhungu aba afite ngo ashukishe umukobwa, atari ko buriya yakize iyo afite ibintu nibwo wenda aba yashutse umukobwa. Avuga ati bagakwiye kujya babanza bagasuzuma bakareba niba koko harimo gukundana cyangwa niba harimo gushukana. Nawe ushobora kuba hari ukundi ubyumva. Kiss FM, alo? Kiss FM, alo? Alo? Turakumva. Tuguhamagare. Nizere ko wakuri iki kiganiro. Sawa.
uyu muntu usabye yuko tumuhamagara rwose nitumuhamagara ntatubwire ibintu byubaka ntago turi bubyumve kimwe ndaje muhamagare mu kanya gato Kiss FM alo yego turakumva yego umuntu w'umusore w'imyaka 25 bikwiye ko yinjira kuvuga muri geto w'imyaka 5 hari indi sura bagaragaje hari mu muco nyarwanda n'abatati kandi bituzi neza gafashe bisimo kuba bamufashije na imagine cyane yo ibiba byoroshye byo muri make wowe urumva ko rwose nta burenganzira abangavu n'ingimbi bafite bwo gukundana n'abantu bakuru oya nanjye ndi umunyamategeko ko nta bintu nabyemera kubera yuko niba umuco nyarwanda uvuga yuko ugomba gukundana n'umuntu mungana cyangwa se yongeye gukunda umwana muto w'imyaka 15 ntaje abakiri muto yo gushukwa biroroshye ndumva rero ngaho uwo muntu waho uzagiye muri karitsiye yarahindutse cyane abanyamategeko bazakurikiza amategeko yabo nyine niko bimeze urakoze cyane yego namwe aravuga ati rwose nta ati buriya n'umuco nyarwanda urabivuga ko abantu bagakwiye gukundana ari uko benda kungana ati umuntu ukuze kujya gukunda umwana muto rwose ni amakosa ati nanjye ndi umunyamategeko ntago nabyemera Kiss FM alo Kiss FM alo Karame yo urakoze cyane ninde se yego Dezi wakurikiye ikiganiro se uti wakurikiye nafunguye radio nini wacitswe tega amatwi nukuri hari gushya tega amatwi wumve nega amatwi sawa urakoze ahiye koko ngo abajene barashaka kwikundanira n'abantu bakuze kandi amategeko ntago abibemerera wowe se urabyumva ute Kiss FM alo alo Kiss FM alo alo aha uyu ntiyamenye yuko twamwitabye Kiss FM alo Kiss FM alo alo turakumva animo yize kugisoza yego moyi niko numva hari ikinyuranye gikomeye hari ikinyuranye gikomeye kabisa ariko nyine ndagira ngo mvuge muri rusange nari mpereye kuri ibyo byo muri quartier byo birakaze ntiwumvise se n'undi uhise ahamagara nawe akavuga yuko ngo nawe byamubayeho bivuze ngo ni ibintu bisanzwe bibaho nuko ahubwo uriya mubyeyi we uyu munsi yavuze ati ngomba gukurikirana buriya urukundo turabizi neza ko rujya rushaka rurayobora ari igihe rukurusha imbaraga nyine ugashiduka wagiyeyo rukakujyana ku kana gato ariko nanone abo bantu sinzi abo hantu harimo ibintu bigoye pe ni ukubanza umuntu akitonda neza akareba ariko amategeko yo ntabwo abyemera nubwo Christopher ataragira icyo avuga ndabizi ko amategeko atabyemera turaza kumva imyanzuro nabaza kutubwiraho kabisa murakoze turabakurikiye cyane yego namwe murakoze birakaze byo ntibyoroshye abajene baravuga bati none se ko urukundo utaruyobora kutarutegeka ubwo niba wikundaniye n'akana gato bizagenda bite urumva turimo turavuga case yabaye uyu munsi rwose n'ibintu mpagazeho nzi ko byabayeho umukobwa w'imyaka 15 yagiye ku muhungu w'imyaka 24 we ahita nigumirayo ku buryo ababyeyi bo bagombye kujya kumushakisha ku ngufu bamukurayo bajya muri rib Kiss FM alo Kiss FM alo hagiye tutabashe kuvugana Kiss FM alo aha Kiss FM alo yego turakumva muraho neza yego kamari
njye ndumva nyine uwo mukobwa wamureka kuko yagiye neza biziranyeho nta gato kabayeho. ese ubwo barabibwirwa n'icyo ubundi uretse ko nyine wa mugani yagiye abishaka ariko se ko amategeko atabimwemerera? Amategeko ntabyemera ariko babyemeranyijwe bo bonyine babizi. Uburyo umwana w'imyaka 15 n'uw'imyaka 24 urumva umusore amurusha imyaka 9. Ariko ukumva ntacyo bitwaye. Cyambere ni urukundo rega. Turaza kumva icyo umunyamategeko atubwira. Turaza kubyumva. Urakoze. Nawe urakoze. Aravuga ati rwose icyambere ni urukundo kandi urumva yuko nta gato kabaye umukobwa yijyanye. Ariko biranagoye kubimenya babwirwa n'iki se ko nyine bizwi yuko abana badafite ubumenyi buhagije cyangwa se ubushobozi mu mitekerereze bwo kwifatira icyemezo. Wabwirwa n'iki ko nta bintu yamushukishije kuva kera akaba amaze kumufatisha ku buryo avuga ati kabisa uyu nguyu arimo neza, noneho umukobwa akaba ari we wijyana, akaba ari ibintu byose ubishyiramo ingufu, akaba ari we ubishyuhamo ku buryo urumva yuko byabaye intambara. Wabwirwa n'iki se niba atarashutswe, niba atamaze iminsi ashukwa nyine bikaba byafashe? Ese ingimbi n'abangavu bafite uburenganzira bwo gukundana n'abantu bakuze? Ndabona ibitekerezo byinshi abantu bavuga yuko rwose uburenganzira bufite ariko amategeko ntabyemera, nubwo Christophe Asengo gataragira icyo abivugaho, ariko ndabizi ko amategeko agenga ubuzima bw'imyororokere atabyemera. Se bimeze bite rero? Kiss FM alo? Hahise agenda disi. Kiss FM alo? Turakumva. Uti yego yako nawe mfite ibindi kibazo gisanzwe kitajyanye n'ibyo nacyo cy'umushukira. Nta kibazo rwose tubwire. None iyo umuntu ugiye mu manga akababara cyane akazengera nyine akenda kuka biba ari uburwayi busanzwe cyangwa aba ari imihango nayo? Ni imihango, hari igihe umuntu aribwa bigeze aho, ariko iyo wumva ari ibintu bitakwihanganirwa ibyiza no kujya kwa muganga kuko ushobora gusanga ari ikibazo cy'imisemburo bakaba baguha imiti bihindura cyangwa se ariko bakaguha n'imiti ya kugabanyiriza ububabare. Ariko ni ibisanzwe bibaho, abenshi bararibwa nyine bakabyihanganira. Urakoze. Bye. Ako karagaciyemo imihango iraryana, hari abantu irembye rwose bakajya mu buriri akagira iseseme ahubwo akanaruka, bijya bibaho rwose. Kiss FM alo? Alo. Yego turakumva. Nje kuri iyo ngingo muri kuganiraho. Mba numva ntacyo bitwaye, ikibazo nuko yagushikisha ibintu mukaryamana. Donc kuba bakundana ni ibisanzwe, ikibazo nuko baryamana. Yego. Urakoze cyane. Yego. Avuze akantu k'ubwenge ati bashobora gukundana ariko birinde kujya mu mibonano mpuzabitsina, kandi koko buriya ni itegeko naryo rifite ukuntu nubwo wenda ritabisobanura mu buryo bwimbitse, ariko ntabwo ari ugukundana gusanzwe baba bavuga kugera ku mibonano mpuzabitsina. Icyo gikorwa nicyo baba bavuga ko kibujijwe rwose, kuko nicyo gikorwa cya nyuma cyerekana yuko nyine umuntu yashutswe hanyuma umwana akanasambanywa, ubundi niko babyita. Kiss FM alo? Alo? Kiss FM alo? Yego mwiriweho? Turangiye umukunzi. Uti gabanya radio, harimo eko nyinshi. Agabanyije radio ahita anagenda nta kundi. Kiss FM alo? Alo? Yego turakumva. Mwiriwe neza. Mwiriweho. Ni Urukundo. Yego wikunda. Kuri iyo nsanganyamatsiko rero. Ko ngiye n'icyo yumva. Ntabwo waba uri umukobwa w'imyaka 15 no gukundana n'umusore w'imyaka 30. Urumva harimo diferanse ndende cyane rwose. Nanone rero hajemo gukundana ku muhungu n'umukobwa,
abenshi kuri iki gihe mbona babikora bagamije ku buryo bw'imibonano mpuzabitsina. N'ubundi ntabwo babikora ari urukundo nyarwo tuzi ngo yakundana n'umuntu mukaba mwashakana akabyereka ababyeyi. reka bagira ngo birire akantu birangirira aho ngaho. ariko rero abakobwa b'iki gihe nabo barakabye. kuko waba ufite imyaka 15 akundana n'umuhungu w'imyaka 30. Yego akanavuga ngo n'uburenganzira bwe cyangwa yabona nyine bamubuza akihishahisha. Ariko se buriya mugani ntaba yihemukira. Abayihemukira cyane ariko benshi nanone babibwira iwabo. Ese urumva niba ukundana n'umuhungu w'imyaka 30 ukaba ugiye gushakana ufite 15 icyo gihe ugenda utabwiye iwanyu ngo bakugire n'inama. Gushakana se ubundi amategeko yakwemerera gushaka gute? Ntabwo byakunda ntibinabaho. Ni kwa kundi usanga abantu barikujije kandi ari bibi cyane buriya. Icyo gihe nawe avuga ati nimivuga barambuza ntabwo bankundira. Wari uzwi hari n'abakobwa babeshya abasore yuko bakuze akajya kubwira ngo indangamuntu narayitaye ariko ndi mukuru. Bibaho cyane pe. Buriya se umuntu ntaba yihohotera. Uba wihohotera utasize n'umuryango wawe pe sibyo kuko buryo ubaye ibintu nk'ibyo bikubayeho nabo barababara kandi haba harimo n'igisebo gikomeye cyane. Akenshi usanga bamuteye inda bikarangiriraho umusore akaba aratorotse. N'ahandi usanga ababyeyi barengana ngo ntibaganiriza abana babo babagira inama kandi nyamara ni uko batavuze ibintu nk'ibyo hakiri kare ngo babagire iyo nama. Urumva umwana aba yibeshya ko ari uburenganzira bwe kandi itegeko rirabibuza. Ni ibintu rwose bibujijwe wa mugani bakagombye kubimenya cyane. Turabizi ko bibujijwe ariko turengaho tukabikora. Ni ikibazo cyakora ku bakuru bemera gukundana n'abana bo ni akazi kabo kuko bo barahanwa. Bo barahanwa bikagaragara. Wenda twibwirira abo bana bamenye yuko badakwiye kwihishahisha ngo bajye mu rukundo nk'urwo ngurwo. Ariko nanone ngaruke ku bahungu natwe turakabya ibyo. Ntabwo n'abandi umuhungu ufite imyaka 25 unkunda n'umwana w'imyaka 14. Ni ukuntu babihamya cyane bumva ko ari ibintu byiza koko. Icyo gihe rero mbikoze ntabwo nawe nubarije amategeko. Ubwo nyine no kwitegura guhanwa. Rero niba uri umuhungu ubuze ubwenge shaka umukobwa mu cyangwa se umurusha 2, 3 ntabwo ari birenze. Urumva uwo mwana rero ugiye kumuhohotera pe ko banaguhanye ntabwo bavuga ngo barandenganyije. Wa mugani natwe tukwiye kujya tubanza tugatekereza pe sibyo. Nibyo rwose. Njye nafite imyaka 20 ni kuba nakura umukobwa w'imyaka 18, 19, 20 gutya. Mwenda kungana rata muba munatekereza bimwe burya cyane. Rero ndumva ari uko mbyumva. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Usanga rero abasore bakuze bakunda kwikundira bari bakobwa bato kubera yuko abamushuka mu buryo bworoshye kandi umwana w'umukobwa nawe agahita yumva yuko nyine yabaye inkumi akumva ko nyine kuba yakundanye n'uwo muntu mukuru ari fier ari ikintu nyine cya success kuri we ntamenye yuko ari gushukwa na wa muntu ukuze n'icyo abamukuriyemo kuko amushuka nyine byoroshye yamujyana aho ashatse amukoresha icyo ashatse. Ni ikibazo rero urumva ko uko gukundana tutanagiye no mu by'amategeko no mu buzima busanzwe rwose urwo rukundo ruba rubangamye kandi ibyo ntago bireba abakobwa gusa n'abahungu birabareba. Ni uri umuhungu w'imyaka 15 kubera ko wavumbutse ukaburi igisore nyine uhagaze ubona yuko kabisa nawe ushingura umuntu w'umugabo ukaburagiye ugiye gukundana n'umukobwa w'imyaka 22, 23 uba wumva nyine ngo ni warenze abandi bahungu nyine wabaye umuntu w'umugabo ariko burya uba wihohotera kuko mu by'ukuri aragushuka akakujyana aho ashaka yamara kubona ko iyo havutse akabazo gatorega nibwo uhita nawe ubibona uhita ubona ko koko wakoreshejwe ariko kandi amategeko nayo ntabyemera babavumbuye nyine ubwo nawe uba muri make uba umushoye gereza. Turacyakira ibitekerezo byanyu kuri telefone nyine nawe watubwira uko ubyumva. Ese koko ingimbi n'abangavu bafite uburenganzira bwo gukundana n'abakuze? Kise femalo turakumva. Ange nashakaga kubaza ikibazo. Okay ntacyo tubaze.
umaze amezi abiri utajya mu mihango ufite ikibazo. bijya bibaho, ntabwo amezi abiri yaba ari menshi rwose. Bishobora guturuka ku marangamutima, bishobora guturuka kuri klima yahindutse, wenda wari uri nk'ahantu hashyushye ukajya hakonje, bijya bibaho pe, cyangwa se bigaturuka nko ku burwayi busanzwe ariko umubiri ufite nk'intege nke, cyangwa se ukwezi kwawe kukaba ari kurekure, birashoboka. Murakoze. Yego nawe urakoze. Ariko umenya hari akantu yibagiwe kumubwira, niba uzi ko hari icyo uherutse gukora hakaba ari icyo wishinja, nabyo ugomba kubishyira mu byo wakeka. Niba umaze amezi abiri urumva yuko utapfa kubyizera, ntawamenya. Kise femalo Wamamagaye koko ndakwinginze. uziko nimero yawe nari nayibuze kubera bari guhamagara ari benshi. Sawa. Ese mana yanjye ushaka ko muhamagara rwose. Umva mu kanya gato ngiye guhamagara abantu babiri kugira ngo nabo baduhe ibitekerezo. Benite afite umuryango utegamiye kuri leta cyangwa social enterprise. Hari abana b'abakobwa rero bakora n'aba teen mothers batewe inda bakiri bato bakabyara. Narindi kumubaza kuri iki kibazo mubwira ntese muri abo ngabo mukorana ibyo ari byo byose hari ibitekerezo bitandukanye mwagiye muganiraho bo ikintu cyuko abangavu cyangwa se ingimbi cyane cyane abangavu ubwo ko ari bo baba bari kumwe bagizweho n'ingaruka nyine zo gukundana n'abantu bakuze, bo babivugaho iki. Yambwiye ati rero numva babihwihwisa, ati gusa umwe mu bateen mothers mfite yambwiye ko umuhungu yamuteye inda nuko aramushukashuka ngo ajye guhinduza imyaka ashyiraho 20, amwizeza yuko azamufasha nta kibazo. Ati ubwo uwo mwana w'umwari amuheruka ubwo ngahibaze, urumva agiye guhinduza imyaka kugira ngo babashe gukundana, nyine amategeko atagira icyo abavugaho, arangije abaramutereranye. Urumva yuko rero nabyo ni ikibazo kitoroshye, nuko ubyitondaho. Hari undi wavuze ate se ati abajene bashaka gukundana n'abantu bakuru gusa, ati cyangwa ati abantu bakuru bakunzwe n'abo bajene, ati hari ikindi kibaranga. Birumvikana nyine akenshi usanga ari bwa bushukanyi, ari utugambo dusize umunyu, harimo ibintu byinshi bishobora kuba biranga abo bantu bakuru nyine bakundwa n'abajene, birumvikana ariko ahanini ni ubushukanyi kandi amategeko babyemera. Kise femalo oze mwiriweho. Narindi kuvuga ukuntu kuri Twitter urimo utwika rwose ibitekerezo byinshi, ariko ndavuze nti ibyiza nuko wabyivugira mu magambo yawe, kuko gusoma ziriya message nabonye nshobora kuzitesha agaciro. Wowe bivuga wiki kuba ingimbi n'abangavu bakundana n'abantu bakuze? nanjye nakomeje kumvira ibitekerezo abandi batanze. Hari umuntu tutemeranyijwe wo kuvuga ngo wigeze uvuga ngo abana batoya asa nk'uri kubabureminga kandi nyine siteri yabirangije ko ari batoya. Avuga ngo iki? Avuga ati wenda ngo nabo baba bakunda abo bakuru, ise ntabwo iri mu kwitana abana, ahubwo ngira numva ku giti cyanjye, ariko n'abandi batangira ibitekerezo numva igisubizo twagishakira mu kuvuga ngo wenda turafatanya abato bigishwe bumve n'impamvu bakwiye kuba bitonzemo gato, ariko nabo bakuru bumve ko bafite responsibility cyangwa se inshingano zo kurinda no kubungabunga ubwo buzima bw'abakiri batoya. Kumva ngo umwana ngo aragukunda ni na benshi bagukunda, ngo abana ngo nibo baramwikundira, afite akantu, yambaye neza, azi n'uburyo bwo kubaganiriza no kubashukashuka, azi kuvuga utwo tugambo dusize umunyu kuko we yifitiye icyizere. Yego. Umva se hari uburyo batamukunda koko? Wenda arakora, yisiga parufe nziza, yisiga amavuta meza, yinjiza amafaranga, wasanga afite n'imodoka. Yego, wasanga afite n'imodoka. Nibyo rwose abana bari munsi y'imyaka 18 bemerewe gukundana kuko bagira amarangamutima.
ahubwo tumenye ese niba akubwiye ko agukunda uri mukuru uramufasha iki were kumufatiranya mu ntege nke ze afite ushobora wenda kumubwira wenda ukabifata nk'ibisanzwe ukirinda kubikomeza kugira wenda udakireye urwango runini niba hari uko yagufataga ariko wirindire kumwinjiza cyangwa se kumwangiriza amarangamutima kuko nigeze kubivuga kuko bigeze muri radio imibonano mpuzabitsina nkeka ko bifata cyane ku marangamutima y'umuntu ugasanga akuza akomeretse. Hanyuma se kuri abo bangavu cyane cyane n'ingimbi zirimo ariko abangavu nibo dukunze kubibonaho cyane bo wabagiriye ihe nama bo bikundira abantu bakuru ahubwo se twari byinshi cyane ni benshi ni benshi cyane ngewe inama rero nabagira ni ukumva ko wenda ni stage y'ubuzima kumva ko bakunze igihe cy'amarangamutima aba ari igihe cy'amarangamutima kumva ko amarangamutima yabo abategeka kugira umuntu wiyumva mu kurusha undi kugira ngo mperuka kumva n'ikiganiro niba ari nyampinga ubushize babisobanura avuga ati ni uburenganzira bwa buri wese gukunda no gukundwa ariko ni hahandi haza ubundi bumenyi cyangwa se kwimenya ku giti cyawe ukamenya ikintu ushaka ukamenya icyo urwo rukundo rugamije kuko ntabwo wenda kubaka urugo ufite imyaka 15 ntibibaho uba wumva urwo rugo ruba rumeze nta n'ubwo ruba rukomeye ntibizashoboka by the way amategeko ntabyemera amategeko rero nkuriya wari kuvuga ati ngewe ntacyo bintwaye bandeke numva ko amategeko ahari kugira ngo amurengere kuko ku myaka yari kumva ko ari mukuri ariko ubushakashatsi n'ibindi byose byarakozwe byaragaragajwe n'abafata ibyemezo baragaragaje kuko umuntu aba akiri umwana mu rwego rw'imitekerereze mu rwego rw'umubiri n'amarangamutima aba akiri umwana. Murakoze cyane akeneye gutegereza murakoze niko bimeze rwose urakoze cyane turakomereza no kuri Twitter yego n'abandi mushaka gutanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga turahari hanyuma kandi na telefone nyine iracyafunguye ariko mbere yuko dusoza turaza kuvugisha na Christopher Sengoga kugira ngo anabikonfirme anabyemeze kuko wenda ushobora kugira ngo ndimo ndabyihimbira kubera cyakegeranyo nakubwiye birimo ariko nyine nawe ndifuza yuko aza kubivuga mu magambo ye kugira ngo ubyumve koko rwose nubwo benshi bagarutse kukuvuga ngo urukundo rujyana aho rushatse amarangamutima ajyana aho ashatse ariko bazirikane ako kantu kuko ntago byemewe kandi buriya hari impamvu rega biba bitemewe. Reka mpite ngaruka ku butumwa bwo ku mbuga nkoranyambaga ntatinze kuri Facebook. Uwizeyimana Marie Rose ati nawe urumva ingimba abangavu gukundana n'abakuze urumva bihura koko. Hanyuma ngo call ended. Okay, ati none se Jane ati tubarize uwo muyobozi ni ikihe kitari cyiza muri ibyo aramutse yujuje imyaka y'ubukure ukayujuje imyaka y'ubukure nanjye rwose nahita ngusubiza ko ntacyo bitwaye ariko nyine se abari munsi y'imyaka 18 ni hatari. Undi Emmanuel Sabamungu ati muraho Jane ati gukundana n'umusaza nta soni biteye apfa kuba afite inoti. Oh la la mbega urukundo ni hatari. Hanyuma Gamariel ati rwose nge ndumva baba babufite ubwo ari kuvuga abangavu n'ingimbe rega hangaha hanini turi kwibanda ku bafite munsi y'imyaka 18. Undati ni Emmanuel Ngororero ndagukunda cyane rero mbona abidakwiye kuko bivamo kubahohotera ariko amazina nkoresha kuri Facebook ni Jenu Imana nta yandi. Hanyuma nakiruta Imana Emmanuel ati nge numva atireka ntago bikwiye ariko nibyo byeze kabisa sinzi umudayimoni waduteye twebwe bo muri iyo myaka ni ikibazo gikomeye kuko cyane cyane abakobwa bo basigaye bikundira abakuze ni hatari. Mugabo JMV ati none se urumva atari byo byiza ati nk'ubu nkikundira igikecuru mudurove kabisa nawe wabisetse urabizi ko nawe bitoroshye ubwo se koko ntago nzi imyaka ufite ariko niba uzi ko ufite munsi ya 18 rwose nawe uzaba wihohotera.
hanyuma Sam neyo ati hello ati hano ndi hani Kagarama ati ngewe rero uko mbyumva nge mbona ntacyo bitwaye kuko nabo bafite amaranga mutima nk'ayabandi niba nge nkunze umuntu unduta mbona nta kibazo kibirimo kubera ko ushobora kumubuza akajya bikora yihishe bikamusunikira kukuba yahura na risk zamushyira mu gukora sex idakingiye bityo akaba yahandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se akaba yatwarinda imburagihe ati ndabakunda cyane aha koko gukundana gusa ikibazo kihaberega gukundana hagati y'abato n'abakuze ni ukuvuga abari munsi y'imyaka 18 n'abari hejuru yayo usanga ikibazo kihaba ntago umenye icyo igihe iyo mibonano mpuzabitsina yabereye ntago umenye ko gushukana uko uzabigenzura ntibyoroshye Sanzimana Valence ati nge mbona gukundana kwabo ntacyo bitwaye kuko urukundo rujyaho rushaka undi ati Lambert ati none se gukunda bisaba imyaka koko ankunze ranye namukunda kabisa Lambert nizere yuko uri munsi ya 18 kuko niba uyirengeje araba ushobora kuzira yabivuga ko nyine gukundana koko bibaho abana kubera n'imitekerereze nawoze mukanya yarabivuze kubera n'imitekerereze yabo hari igihe ushobora gusanga bakunze umuntu mukuru Allo Allo Yego turakumva Mwiriweho ndagukunda cyane Urakoze cyane Nari ndimo mvuga ko wenda ushobora gusanga hari ibitekerezo disi wagumanye kuva kare ushaka kutubwira kuri iyi ngingo nanjye ntabwo nabura icyo nivugaho nyine abahungu Harya ufite imyaka ingahe imyaka 19 wowe ikigero wakivuyemo ariko Ange ikigero wakivuyemo ariko ibyo ari byo byose nawe nyine warahaciye ufite ubuhamya nanjye narahaciye mfite nk'imyaka 15 agahungu nyine karaje karambwira ati naragukunze kuri kuvuga ngo nagahungu ubwo se ntiyarakuze nuko yankoreye igikorwa kitari cyiza nyine yo yarafite imyaka ingahe yarafite imyaka 20 ati ndagukunda byose nagira ngo dukundane tube inshuti ubwo nanjye sinari nshobotse nyine nari inshinzi ndamubwira ati reka ntabwo nagukunda ibintu byinshi yagiye kubitiye insheshatu nziza zo mu matama reka da nibaza n'impamvu utumye muhakanira yarankubise ayiwe ubwo umva tugeze icyo gihe numva abahungu ndabanze ubwo rero baba babashuka rwose ahubwo bajya babarenganura yego ko ariko nizere yuko wareze nese ubwo kuko umuntu aragukubita bikagenda gutyo gusa yego ko ariko urega hehe naramwihoreye nyine ndikicuriza ubwo se disi ntibyagukomerekeje ubu imbaraga zo gukundana urazibona ni kwa kundi nyine n'ubimbwiye mba numva ari kuntera iseseme ariko n'ubundi imyaka iracyari mike ni ukuvuga ngo n'ubundi wo mwakundana ubu ngubu ni ugutegereza 21 kugira ngo n'umwe kugira ngo mube mwarushinga urumva rero yuko n'ubundi uracyasabwa kwigengesera utazabigwamo ariko ibyo ntibyagakwiye kugutera igikomere ngo ureke gukundana hari uwigeze kubivuga aravuga ati gukundana siyo kibazo ahubwo ikibazo nuko bigira gutya bigahita bizanamo imibonano mpuzabitsina kandi iyo bigeze aho ngaho haba harimo ibibazo byinshi cyane harimo habamo gukomeretsanya ku mutima habamo kuba abahemukirana baba bahohoteye abandi abangiza abandi nuko cyane nukuri urakoze rero reka dukomeze twumve n'ibitekerezo by'abandi ngo nawe urakoze ndagukunda urakoze cyane aha ubwo rero ibyo byari ibitekerezo bye mu kanya mwibutse ko turi buvugishe Christopher kugira ngo nawe agire icyo dusobanurira tutaza kuba turi no kwibeshya Kiss FM Allo uwo yahise agenda turakomeza mu kanya ntacyo nari mvuze ko ngiye kwakira telefone za nyuma mbere yuko tuvugana na Christopher Kiss FM Allo Yego turakumva Wavugana na Bayisenge Bugesera Yego Bayise urubyiruko rw'iki gihe rero
yewe ufite ubushyuhe cyane sinzi impamvu Nyatari byo. kuko kwikundanira n'abasaza bakuze ntabwo warugira inama ngo rubyemere. Ye. Wowe se ubyumva ute? Wowe ubyumva ute? Wumva ari ibintu bikwiriye? Ntabwo ari ibintu bikwiriye pe. Urakoze cyane nuko. Iyo nabimubwiye arakubwira ngo ntabwo uzi aho vizi yigeze. Ariko ujye umwibutsa yuko nk'umuntu uri munsi y'imyaka 18 uwo muntu mukuru bakundana ashobora gufungwa, aba ari kumugirira nabi nawe aba yihemukira. Yego nawe aba yihemukira yego. Ahubwo nanone inama nabagira nuko wa muntu mukuru iyo bakundanye iyo amuteye inda ahita areba nk'umwana w'urubyiruko wundi agomba kwishyiraho, kandi ugasanga yitewe n'umusaza, ugasanga bagiye gufunga rwa rubyiruko kandi ari umusaza wayimuteye. Urumva nanone hari aho urubyiruko rugenda rurengana, hari n'aho rutarengana. Yego twese ntabwo ari cyane. Ariko nkurikije ukuntu wabivuze ndumva uri kuvuga ku bakobwa gusa, ku bangafu gusa. Ingimbi zo ntibijya bibaho ko bakundana n'abagore bakuze? Ingimbi? N'ingimbi bibaho, urabona. Yego kuko urabona rwa rubyiruko abenshi baba ari abantu bari mu bushomeri. Urumva abavuga ati wa mugore nubwo akuze yego ngo afite ikofi. Hakurikiye ikofi. Ngo nawe niyo agiye ngo agenda ngo akurikiye ikofi. Nawe ariko aba yihohotera. Nawe aba yihohotera yego, kubera ariko kwa kundi kutatekereza neza. Kuko bamwe abenshi na benshi bakundana yabanje kumugurira inzoga, yanyweye yasinze akamubwira ati bishutu tugomba gukundana. Urumva akwegera ari uko akurikiye yaba amafaranga mbega. Ariko uriya mugore nawe ashobora gufungwa buriya. Murakoze cyane. Murakoze musubiza abantu b'i Bugesera bose. Yego barakumva. Kiss. Ndabona turimo tugenda tungana ku musozo, kandi ntabwo telefone ya Christopher rwose iri kudukundira. Gusa icyo navuga muri rusange nuko amategeko agenga ubuzima bw'imyororokere cyane cyane areba nanone ku burenganzira bw'abari munsi y'imyaka 18, hari ashinzwe kubarinda, niko navuga, kurinda nyine ubwo burenganzira bwabo. Ntabwo abemerera kuba rero umuntu uri munsi y'imyaka 18 yagirana imibonano mpuzabitsina n'umuntu urengeje iyo myaka 18. Ni ukuvuga ngo iyo rero icyo gikorwa kibayeho, wa wundi mukuru aba yahohoteye umuto. Wenda ngerageje kubisobanura mu magambo yanjye, nibasa ko Christopher ari kubisobanura kurushaho, ariko nyine nuko nguko bimeze. Ndabona hari abakiri guhamagara, niba hari abari bugira ikindi barenzaho, reka tubitabe bwa nyuma tunasoza. Kiss FM, allo? Kiss FM, allo? Allo? Nta nubwo yamenye yuko twamwitabye. Kiss FM, allo? Yego turakumva. Yego? Umukobwa dukundana mu myaka 21. Wowe ufite ingahe? 24. Ariko ndashaka kumenya, twahuye n'umunsi ubundi twacataga muri groupe namuzi. Ndashaka kumenya kuko nimba ankunda kuko natambeze. Yewe mu kiganiro kumbe ntacyo twagufasha pe. Ibyo ni iby'ikindi gihe. Ntago kakanya rwose twagira icyo tumumarira. Kiss FM, allo? Hello? Yego turakumva. Mwiriweho? Nawe network ziranze. Bega. Ndabona bitoroshye. It's now 7:52. Gira inshuti n'umuryango bahitemo Airtel Money kuko
baravuga rero ngo ararekwa ntashira rwose iminota nkurikije ukuntu yatujyanye n'ukuntu ibyo kuganira byari bikiri byinshi, ibitekerezo mwari mukibifite ari byinshi, ariko muri rusange byose bishoboka nyine byadushobokeye twabashe kubyakira. Nagira ngo mbibutse yuko iki kiganiro mukigezwaho na Kiss FM ku bufatanye na HDI Rwanda. HDI Rwanda rero bagira gahunda nyinshi zitandukanye zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, aho bafasha urubyiruko mu buryo butandukanye, cyane cyane mu kubagezaho ubumenyi. Muri izo gahunda rero harimo nuko bafite umurongo wa telefone, kandi ni umurongo utishyurwa, ni ukuvuga ngo uhamagara ku buntu nubwo waba udafitemo ikarita, ukaba wababaza ibibazo bijyanye nyine n'ubuzima bw'imyororokere. Niba ari serivisi ukeneye ukababaza bakaba bagusobanurira. Uwo murongo wa telefone rero ni 3530. Nawe wawandika ahantu kuko ntuzi igihe uzawukenerera. Ikindi nuko ni ikiganiro kumbe nikirangira n'ubundi no hagati mu cyumweru ushobora kuba ufite ikindi kibazo cy'amatsiko, ushobora gusanga hari icyo tutabashije kugusubiza, nawe ubwawe ushobora kuzahamagara nyine kuri 3530 bakaba bagusubiza. Ikindi nakubwira nuko bafite YouTube channel, bafite channel yitwa HDI TV, ushobora nawe gukurikira hanyuma ukabonaho filme bamaze iminsi bashyiraho yitwa Ingamba series. Ni filme yigisha nayo ubuzima bw'imyororokere ku buryo hari byinshi rwose wakungukiramo. Ni filme ushobora kureba ari umubyeyi akayireba ari kumwe n'umwana, hari abajene bakayireba bari kumwe, mukaba mwabasha no kuyiganiraho no gusubiza utubazo dutandukanye tw'amatsiko. Urumva rero ko rwose nawe iyo filme ntabwo ikwiye kugucika. Ikindi nakubwira nuko ikiganiro kumbe nacyo nk'ibiganiro biba byakunzwe cyane nk'iki kiganiro rwose uzakibona bitarenze ejo kuri YouTube channel yitwa Tubehoneza. Tubehoneza rero ni blog yanjye nshyiraho ibyo biganiro byose uba utabashije kumva, kugira ngo nawe utaba wacikanwa n'ibindi biganiro nabyo birahari. Ubwo rero wareba izo channels ukakora subscribe ukanakurikira ayo mavideo atandukanye n'ibyo biganiro bitandukanye kugira ngo bye kugucika. Naho ikiganiro kumbe tuzasubira ku cyumweru gitaha guhera 12:00 z'umugoroba.